Ngiye kubaha ikaze hano kuri Green News TV. Aka kanya rero twongeye kugaruka n'inkuru iteye amatsiko cyane ku ikorwa ry'indirimbo ya Bruce Melody na Diamond. Turaza kugaruka ku biteye amatsiko ku ndirimbo ya Bruce Melody na Diamond. Ku itariki ya 6 Mata 2025 yabaye idasanzwe mu rugendo rw'umuziki wa Bruce Melody kuko yakabije inzozi zo kwemeranya na Diamond Platnumz gukorana indirimbo. Igihangano cyunga mu nzozi ze zo kuba umuhanzi mpuzamahanga ucira abandi inzira kandi ugaragaza impinduka mu mibereho no mu mikorere. Mu bihe bitandukanye Bruce Melody yumvikanye avuga ko Diamond ari umwe mu bahanzi yifuza gukorana nabo. Iyi ndirimbo igiye kuba iya gatatu Diamond akoranye n'umuhanzi w'i Kigali The Ben bafitanye indirimbo ebyiri, naho Mico The Best bafitanye indirimbo imwe. Mu kiganiro cyihariye n'Inyarwanda, Kenny Mugarura umuyobozi wa sosiyete ya 155am Limited yahamije ko umushinga w'indirimbo ya Bruce Melody na Diamond uzajya ku isoko mu mpeshyi y'uyu mwaka kuko iby'ibanze byamaze gukorwa ariko ntibaremeza itariki igomba kuzashyirirwa ku mbuga zicuruza umuziki. Yasobanuye ko Diamond ari umwe mu bahanzi bifuzaga gukorana nawe kandi ko ibiganiro byagenze neza. Kenny yavuze ko Kivumbi King yari kumwe na Diamond na Bruce Melody kubera ko ari umwe mu banditsi b'iyi ndirimbo bifashishije. Kenny yavuze ariko ko hari n'abandi banditsi babiri bitabaje mu kwandika iyi ndirimbo. Anavuga ko mu ikorwa ry'indirimbo mu buryo bw'amajwi bifashishije producer usanzwe ukorana na Patron King. Uyu muyobozi wa 155 kandi yasobanuye ko mu bantu bakoze kuri iyi ndirimbo harimo umunyanigeriya Brown Joel wamamaye mu ndirimbo Ogechi ya Davido. Yasubiyemo ati ni umwe mu banditse kuri iyi ndirimbo ariko ashobora no kuzaririmbamo, gusa hari amasezerano atarashyiraho umukono. Kuva ku itariki ya 6 Mata 2025 hasakara amashusho agaragaza Bruce Melody ari kumwe na Diamond. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavuze ko hatanzwe miliyoni 55 kugira ngo iyi ndirimbo ikorwe, ariko Kenny Mugarura yabwiye Inyarwanda ko aya mafaranga yavuzwe ari munsi yayo batanze, ati ntabwo ageraho. Brown Joel wifuza kuririmba muri iyi ndirimbo asanzwe ari inshuti y'abahanzi ndetse yagiye akora ibihangano byanyuze benshi mu bihe bitandukanye kandi anagira uruhare mu kwandika indirimbo. Uretse kuba Bruce Melody azaririmba muri iyi ndirimbo, yanatanze ibitekerezo bijyanye n'iyandikwa ndetse n'uburyo igomba kuzaba ikozemo, ndetse Bruce Melody yitwaje producer City Boy wo muri Ghana mu ikorwa ry'iyi ndirimbo mu buryo bwa audition. Diamond Platnumz, umuhanzi ukomeye wo muri Tanzania, asaba amafaranga menshi cyane iyo mugiye gukorana indirimbo bitewe n'ubwamamare bwe n'ingaruka afite ku isoko ry'umuziki. Diamond asaba amafaranga agera kuri miliyoni 120 z'amashiringi ya Tanzania, bingana hafi $52,000 by'amadolari. Byatangajwe n'umuhanzi Baba Levo werekanye ko gukorana na Diamond bisaba ubushobozi bukomeye. Hari aho byavuzwe ko Diamond asaba amafaranga atandukanye bitewe n'ubwoko bw'igikorwa. Urugero twabaha, hari aho byavuzwe ko asaba miliyoni 5 zirengaho gato z'amashiringi ya Tanzania ku ndirimbo y'amajwi ndetse n'amafaranga menshi ku ndirimbo y'amashusho. Hari ibintu rero hano twabakusanyije Diamond ashobora gushingiraho kugira ngo mukorane indirimbo: ubwamamare n'ingaruka ku isoko. Diamond ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye muri Afurika y'Iburasirazuba kandi gukorana nawe ushobora gufasha umuhanzi kubona izina kugera ku isoko mpuzamahanga. Hari n'ubushobozi bw'umuhanzi. Hari aho byavuzwe ko Diamond gukorana n'umuhanzi nta mafaranga amusabye, cyane cyane iyo hari inyungu zifatika ku mpande zombi. Urugero twabaha n'umuhanzi Spice Diana yavuze ko atigeze yishyura kugira ngo akorane na Diamond kuko byari inyungu ku mpande zombi.
amasezerano yihariye. Hashobora kandi kubaho amasezerano yihariye wa Diamond ashobora kugira ibisabwa byihariye bijyanye n'uburyo indirimbo izamamazwa, uburyo izatunganywa n'uburyo izasohoka. Ibi byose bishobora kugira ingaruka ku giciro no ku buryo bw'imikoranire. Ese Brown Joel ni muntu ki wifuza kuririmba muri iyi ndirimbo? Brown Joel ni umuhanzi ukomoka muri Nigeria uzamuka cyane mu njyana ya Afrobeat. Yamamaye mu ndirimbo Ogechi Remix yakoranye na Davido, Boy P na Hayes. Ikaba yarasohotse muri 2024. Indirimbo yatumye amenyekana ku rwego mpuzamahanga, ikaba iri mu ndirimbo ze zikunzwe cyane. Umuziki wa Brown Joel ugaragaramo imvugo yoroshye, amagambo y'urukundo n'amajwi yatuje, bikaba byaramuhesheje igikundiro mu bakunzi ba Afrobeat. Indirimbo ye Peace yasohotse muri 2023, ikaba yarakiriwe neza n'abakunzi b'umuziki. Nkomeza kukubwira wowe muntu ukunda ibiganiro bya entertainment showbiz yuko wakora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi mu nkuru nk'izi ngizi z'imyidagaduro.